ke abantu barabibonye Munyantore hari uburyo yasohokaga kenshi nako ntago yabaye mu matora bivuze ko yari message yonyine kubundi umuntu ureba utekereza kure iri ari message eke aka kanya duhagaze turi muri babiri hano bivuze ko mudahagaze mu izina rya komisiyo yose muri rusange komisiyo nayo yacitsemo yego murakoze cyane Andrew afite wamuhaye amakuru kandi yamuha nabi uburyo yamuhaye nabi nuko yasohoye ikiganiro gikora propaganda gusa jewe ku giti canje nzamona byarabaye byiza ibyo yakoze kubera ko byatweretse urwego ariho rw'imiyoborere kubera ko mu cyumweru azakora ibiganiro nka bine kandi toujours urwo rwego rusobanuye hasi cyangwa hejuru nibyo ngiye gusobanura ntushake ko nsobanura uko ukeneye ureke nsobanura uko ndi kukubwira Reka nongere mbaye ikaze abakurikiye Papa Legend TV ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye biri hano ni byinshi cyane ni byinshi kabisa harimo BMC harimo harimo Sultan harimo Metos TV harimo Rubunga harimo Mind harimo ndetse na Murenge Connect n'urusake hariya turimo kureba murimo kumureba urusake hariya hirya tubahaye ikaze ahangaha turi kumwe twari muri press conference ariko aka kanya turi kumwe n'abantu bari muri komisiyo yateguraga amatora abantu muri hariya muze nk'abigirayo gato muse n'abavuga gato hanyuma turi kumwe n'abantu babiri barizwa muri komisiyo y'amatora turagira ngo tuganire gatoya mumeze neza ariko turaho tumeze neza hari n'akayaga kameze neza ubu hari fresh air kabisa nta kibazo kavura karabonetse yego ubu bintu mind tumeze neza bana tumeze neza akabeho uyu munsi tuvuye mu kiganiro n'abakandida bagiye batandukanye ndagira ngo nk'abantu mwari mukuriye muri komisiyo reka tuje ku kibazo kivuga ngo ese nukubera ko amatora atagenze neza icyatumye amatora atagenda neza ni ikibazo kinini kandi ari gito ariko cyane gikubiye mu kudakunda ubwoko no kutagira ishaka ry'ubwoko igitekerezo cyaraje kizanwe n'urubyiruko cyuko bagomba kwiyubaka bagashiraho ubuyobozi bubagenga mu rwego rwo gukorera hamwe gufasha ubwoko kwiha umurongo kuko abantu badafite umurongo bagenda nabi abantu baragishigikira urubyiruko baragishigikira batera intambwe ndetse yo gutangira gushiraho amakandidatire ngo abantu biyamamaze ubuyobozi bwa mituwarite muri Kenya aribwo Siberka bubibonye bwandika itangazo ribyamagana habaho gutera intambwe k'urubyiruko mu kuganira n'ubuyobozi bubayoboye Siberka kandi nibo babyeyi nibo bayobozi niwo murongo w'abanyamurenge muri Kenya habaho ibiganiro bigenda neza then bukeye bikanga ko urubyiruko rufite amafaranga muri iki gikorwa bahagarika amatora urubyiruko rurongera ruje kuganira ntugasubiremo neza bikanga ko ibo nyuma yuko babonye ko amatora ari gupangwa bahise bavuga ko kino kintu kiri supported basaba ko hagaragazwa ubushobozi jewe ndi mubare mu rubyiruko tubereka ko ubushobozi aribwo twishakamo ubushobozi twari hasale then tugakora igikorwa cy'amatora umuyobozi utambutse akayobora abanyamurenge mu murongo musha muzima wo kwegeranya urubyiruko rwose hamwe barabyumva bamaze kubyumva batubwira ko biri mu nshingano zabo bariko byabananiye byo byavuzwe na chairman munini zongerwamo na chairman Bijende Musava na chairman ubakuriye Nairobi Ndabarame Michael yari yabitubwiye nawe iyo ntambwe twayifuje kenshi ariko iratunanira kuyigeraho ndetse chairman munini wese avuga tukiraho ati ntibyari na ngombwa ko Siberka yemvovinga muri iki gikorwa ati kuko abapasiteri baritoye ntitwabagiyeyo abamama baritoye abasaza ariko uko byabaye ngombwa dukorana baraduheza bamaze kuduheza baragenda baravuga ngo bifuje gukora komisiyo y'abantu 9 ariko 9 barazamo Siberka abantu 6 urubyiruko abantu 3 turababwira ngo ntibishoboka nimuza muri 6 muze ariko mutuzanire ubuyobozi bwa Kasarani kubera ko urubyiruko nta macakubiri rufite ariko tuzi ko mwe muri Siberka umuzi w'amacakubiri wamaze kwinjira deja bibatwara umwanya muremure
birimo ba chairman bamwe batabyumvaga ariko bazakugeraho barabyumva bazanamo chairman Nkomezi wa Kasarani turabyishimira dukora komisiyo y'abantu 9 abicenda bari bafitemo umwanya wa president wari utwawe na Munyantore bakagiramo umwanya wa vice president wari ufite Nkomezi Espoir bakagiramo n'umwanya wa Espoir wari ufite Ndagije Patrick I think iyo zina rye rya kabiri Ndagije Claude wa Mihango ari nawe secretary general wa Siberika muri Kenya nuvuga ngo ubuyobozi bwa Siberika uko bwubatse habaho umuyobozi wawe mukuru na secretary we nubwo buyobozi nuvuga ngo igihe umuyobozi mukuru adahari Ndagije niwe wactingaga ikintu cisha amatora ni Siberika n'ubuyobozi bwa Siberika tibwabonyemo ko urubyiruko ruje kubafasha ahubwo barangije ko urubyiruko ruje kurema ubundi buyobozi bubarwanya bubamara imbaraga niyo ntego imwe yazinze yica amatora niba Siberika itarabyumvishe neza yisha amatora exact kuvuga ngo numbitara jewe nari muri komisiyo ntabwo mpaye mvuga mbahatisha simpaye nshaka amakuru numva habayeho ubuyobozi bwa Siberika kwikanga ko ubuyobozi bw'urubyiruko buje kubakura evidemment ke ubuyobozi bwa imikorere yabwo murabuze noneho bo babona kibakibigaruye mu nzira yo kuvuga ngo urubyiruko ntirugira ubuyobozi baza gufata akantu gato kuri bo k'abana bavukana Endro na murumuna we Iranzi bari abahungu kuri twebwe mu bantu bagize komisiyo y'urubyiruko ntabwo ari kibazo kuri twe titwanabitekerejeho tunakora n'inama abantu bempoje ko bagomba kuvamo uwa mbere ni Rugira uwa kabiri ni Munyantore nibo beexposaga ko abantu bavukana ntibagomba kujamo abo bari Siberika ikibazo caje kubaho ni ukuvuga ngo batoraga ko umwe agomba kuvamo mu rwego rwa komisiyo kandi no bari bayiyoboye nibo bari Siberika nibo bari bafite umukingi munini bamara bagaca inyuma bakaja kubwira babana ngo ntimwemere kuvamo abo ngabo nyine babandi ari nabo batanze proposition ko bagomba Ndagije abo babiri Ndagije we iwe baye categorique avuga ko atagomba kuvamo ariko majority iramutsinda araheba ariko Munyantore aradukina ari nawe wari komisiyo yemera ko wavamo arongera kandi nyuma ashigikira ko atavamo ibi impamvu ariko impamvu nto itari kwica amatora muri make abantu barabibonye Munyantore hari uburyo yasohokaga kenshi nako ntago yabaye mu matora bivuze ko yari message yonyine kubundi umuntu ureba utekereza kure iri ari message eke aka kanya duhagaze turi muri babiri hano bivuze ko mudahagaze mu izina rya komisiyo yose muri rusange komisiyo nayo yacitsemo yego murakoze cyane reka tubanze twibwira bazadukurikirana nabyenda kuba tatuzi ku mazina ni bya Mungu Etienne haba nari umwe mu bari bagize komisiyo ndetse nari umwanditsi muri iyo komisiyo kuko wari ubivuze sinsobanura ibyo mugenzi wanjye yavuze ariko ibyo mwagiye mubona byose hariya ibyabaye nta nubwo byari ngombwa ko tubisubiramo ahubwo ubu nyine twakagombye turi kurebera hamwe uburyo ki ibyabaye byakosorwa ntagiye no kuri ibyo ndavuga ibyo atavuze njyewe nari muri komisiyo nk'uko tubivuze icya kabiri urwandiko rwanditswe n'abakandida nageze Gidurayi duhura n'uwari ushinzwe kurwandika barusinyeho bari bahagarariye batatu bari mu mwanya wa perezida duhabwa na Andre kuko niwe warwanditse abandi bagenda basinya niwe komisiyo yari yahawe uburenganzira bwo kwandika nako abakandida bishikiriza urwego rwa komisiyo urwo rwandiko nubwo tutarusomye byenda ruzagaragazwe hano mu itangazamakuru rwandikiwe komisiyo ndetse rwandikirwa na Siberika bimenyesha iki byamenyeshaga bisaba ko abakandida bakoze inama bumvikanye ibyisha amatora nta gaciro gihawe byararangiye ariko twemezanyije twese abakandida ko bemezanyije ko amatora akomeza ikibabaje kugeza kuri none twakomeje kubikurikirana nk'abantu bari muri komisiyo dufite abayobozi ariko komisiyo n'ubundi yari ihagarariwe nande ihagarariwe na Siberika niyo yashizeho iriya komisiyo ndetse n'ikibabaje amatora apfa nari mvuze ko n'ubundi nari secretary muri ushinzwe komisiyo twari dufite abayobozi ariko amatora apfa
itangazo risohoka n'ubundi ari irya Siberika kariyo yishe amatora. Rero n'uwavuga ko ashinja Siberika kuba ariyo yishe amatora afite ishingiro. Hari inzandiko zibiri cyangwa se amatangazo abiri yasohotse akurikirana mu izina ry'uhagarariye Siberika muri Kenya ko aribo bahagaritse amatora. Ibyo ngibyo byarabaye. Ariko n'igihe abakandida bihuje muri rusange basaba ko bo bari ku murongo umwe bashigikiye ko amatora aba, rero bifuza ko Siberika yaza ikadushigikira kuko uko twatangiye mbere y'igihe turi urubyiruko kandi urubyiruko rwifuza kujya mu murongo w'uburwanashyaka. Ariko gusaba umuntu kunenga uyu muntu si plus ukamusanga mu nzu ukamunenga warangiza ngo ndakunenza ariko mpa ubwo busabe burumvikana barabaha cyangwa nugupfa gusaba. Reka nsobanure icyo kintu. Buriya kunenga niki? Ikintu iyo kigenze neza ni byiza kukivuga, kandi iyo kigenze nabi ni byiza kukivuga. Hatabayeho kunengana hapfa byinshi. Ariko nimba umuntu akoze ikitagenda neza ukakivuga ntabwo ubucinka amabere. Ikindi kandi n'abayobozi bacu titwareka kubavuga cyangwa se tubasabe ibiri mu nshingano ku byo bakora. Yego sinzi niba rugiye kunengana. Waruvuze ngo kunenga ngo kongera ugasaba umuntu. Ndibaza ko atari ukunenga. Ikibazo cyawe kwari ukubaza uko amatora yagenze. Tuguhaye umuco yuko wagenze. Kandi ntabwo twanenze Siberika. Twanenze bamwe mu bayobozi ba Siberika bari muri komisiyo. Kuko exact uko ubunyine ko turasaba Siberika niyo dusaba kubera ko ari bakuri ifite ubushobozi bwo gusesa irya komisiyo igashiraho indi komisiyo ikora gahunda uko ibyumva. Nimba ibona ko ibyakozwe ari amakosa, ariko nibaza ko ibona ko ari amakosa hari intambwe barateye nimba ishaka kubaka urubyiruko. Ntabwo turi kunenga Siberika, turi kunenga bamwe mu bayobozi bayiserukiye kandi si bose. Hari abo twari turi kumwe bababajwe nabyo batari babishigikiye. Ikindi kintu cya kabiri cisha amatora habayeho imyumvire itari myiza y'umwe mu bakandida biyamamarizaga umwanya wa perezida witwa Andrew Muganza Ndayisenga n'umwe mu bakandida bagize imyumvire itari myiza ku bijanye n'amatora, tazi yo yabikuye. Ndabisobanura. Burya habaho umurongo, ushobora gufata umurongo ubu nyine abandi bakawujamo nk'ukuntu wagiye uvuga ibinyamakuru byose mufite ukuntu mukorana murasharinga, ariko harabatabaye hano batazi n'ukigano cyakozwe ariko bari buze kubona izo footage zawe bakazisharinga kandi nk'abahabaye. Andrew afite uwamuhaye amakuru kandi yamuha nabi. Uburyo yamuhaye nabi nuko yasohoye ikiganiro gikora propaganda n'agatana amatora ari n'iposha. Iyo double scarité y'umuntu ariko yamamazwe ne kuyobora ubwoko. Gusa jewe ku giti canje nzamona byarabaye byiza ibyo yakoze kubera ko byatweretse urwego ariho rw'imiyoborere. Kubera ko mu cyumweru azakora ibiganiro nka bine kandi toujours urwo rwego rusobanuye hasi cyangwa hejuru. Nibyo ngiye gusobanura. Ntushake ko nsobanura uko ukeneye, ureke nsobanura uko ndi kukubwira. Nukuba kuko inzego zatandukanye. Yes. Nimba umuntu ashobora kuba yifuza guhagararira ubwoko ariko mu cyumweru ukaba ushobora gusohora ibiganiro bibiri byo gusebanya, iyo message hari ikibivuze. Hari ikibivuze buriya hari abantu nyine babona iryo nimba ari ishaka cyangwa nimba ari ishari. Ikitari ishaka kiba ari ishari. Hari ico bisobanuye. Ikindi kintu cya kabiri namunenzeho nuko atateye intambwe ngo yegere komisiyo avuge ntese kwiki kintu muri kuvuga cyangwa se muri gukora wayica kigenda gutya, ahubwo we yihutiye kuja mu itangazamakuru shimira cyane muri umunawe Iranzi. Nubwo ashobora kwiyempoza akava mu bandi ariko afite discipline ya leadership. Afite discipline ya leadership. Evdamake nubwo sinzi umurongo ahagazeho twage tunaganira kenshi. Ntuzamubona kenshi mu nyamakuru asebanya. Ntuzamubona avuga Andrew aradututse twese ko tungana amazina. Twisa gatsiko. Kubera umuco dufite murabona ko amashuri kugenda ahinduka, reka twihute kugira ngo dukore ku tuntu twose. Umunsi amatora aba hari abantu batanga proposition ngira ngo nawe twarabiganiriye muti nk'abantu bakuriye iyi komisiyo ni murebe uburyo kariya gaseke kaje ku karubanda
abantu bareke gukekana ngo urabona ngo komisiyo ngo ishigikiye Gapangwa ngo barashaka kumutambutsa ngo none ngo niyo mpamvu bari kujana ibintu mu muhezo. Abantu barabegereye personnel mananje narabikoze muti nimushire kari agaseke ka rubanda kugira ngo abantu babone ko ibintu binyura mu muco. Kubera iki mwateguye buriya buryo munabutsimbararaho ntimwumva ubusabe bw'abantu? Aha ndakigusubiza kubera ko nije wakibajije turi mu matora. Wakimbajije uri kumwe na Museveni Porto ya n'uyu mugabo yarahaye. Igisubizo nabahaye narababwiye ngo jewe umwanya bampaye muri iri tsinda ry'amatora no kwicaza abantu no kumenya uko gahunda z'abantu zimeze indani. Abafite iyo gahunda yari president na vice na secrétaire ndagije wikuyemo alave yuko amatora agiye kuba. Nguriya nkomeza hari mugende mu mubwire. Mukambwira njewe ngo murantumye nte no umunyamakuru azayigererayo. Ni mwinjire mwicare muriya batore murimo cyangwa musange nkomezi mu muhuwo murongo musha. Ngira ngo niko nababwiye aho twari duhagararanye nico gisubizo nabahaye. Bivuze ngo jewe kuja muri komisiyo ntabwo nari nshigikiye Gapangwa, nta nubwo nari nshigikiye Fidele, nta nubwo nari nshigikiye Andrew, nta nubwo nari nshigikiye Gavana, sinari nshigikiye Rora, nari nshigikiye uwotambuka gusa akagira icyo amarira urubyiruko muri Kenya. Kubera ko hari ijambo abantu bagenda bakora. Ubu nyine uri umunyamakuru ufite abo warebeyeho kubukora uzavaho n'abandi babukore. Bivuze ngo iyo abantu biyamamaza muhagomba kubaho kwemera gutsindwa no gutsinda. Kandi utaremera izo bintu bibiri tubura umukandida. Uramunganira cyangwa nkubaze iki? Icyo ngicyo reka ngisubize kuko n'ubundi na president wari uhagarariye komisiyo yaragisubije kandi neza. Dutegura amatora twatumiye abanyempano. Cyari igikorwa cy'urubyiruko. Kugira ngo dufate sare ingana kuriya nuko twari dufite ibikorwa biri ku murongo biteguye. Uriya mwanya w'amatora niwo mwanya twari twateguriye aba artiste nibwo bakagombye kuba bari guperforminga. Icyo gihe se mu gihe twari gushira agaseke hari aba performinga nk'uburyo twari twabiteguye nka komisiyo bari guperformingira he. Icya kabiri nimba komisiyo iri hariya ishinzwe kugira ngo itegure amatora abakandida bakurikiza umurongo. Ikindi twari twemereye abakandida bose ko buri wese azana indorerezi ye. Ndibaza ko ariko niyo mpamvu twateguye agaseke kukajya hariya kuri podium hagakorerwa iki abakandida abantu b'abanyamiziki bacu bagaperforminga. Turi hafi kugana ku musozo kubera amashusho ariko abantu bari bakeneye ko tuganira cyane kugira ngo abantu basobanukirwe. Ariko tugana ku musozo uyu munsi turi muri press conference twabonye navuga abantu bamwe abandi ntibaboneka. Ariko ntibyari kugira impungenge twari kuvuga ko ari umwanya wenda kubera ko babuze. Ariko haje gusohoka urwandiko ubu ngubu ndarufite nta mpamvu wenda yo kurusoma mushobora kuba mwarubonye. Warubonye? Okay, merci koko warubonye. Merci koko warubonye. Ruriya rwandiko rubone uraruvugaho iki? Bariya bakandida bagiye kuba bandi nabande kuri ubundi abantu bafite igikorwa kiri rusange mukaragana n'abantu kuko urwandiko rwa mbere rusinyeho Andrew na Fidele yuko basaba komisiyo ko igomba kuza bakaganira nayo nararubonye narwo. Noneho kirwa rwandika icyo nduvugaho birasa n'ibyabaye hano ejo bundi mu matora y'igihugu ya Kenya. Muri komisiyo y'abantu barindwi muri Kenya bane bikuyemo ngo bamare kwikuramo batatu basigaye bakoze ukuri nyako bigira umusaruro bitanga uboneye w'igihugu. Bariya biyempoje hari insinda rubanza yabo. Mvuze ijambo ry'ikinyamurenge hari insinda rubanza yabo. Mu bantu bakoze interview za mbere bamagana amatora ko yagenze nabi harimo uwitwa vice president Gavana Muhire wa Gidurayi. Uyu munsi wa none namubonye muri press conference. Bivuze ngo muri press conference yakozwe ifite agaciro kubera ko ihuriwemo na zirya mpande zose kandi ntabwo abantu bose bashobora kuzumva kimwe. Evidama namwe ubwanya abanyamakuru timushobora kumva ikintu kimwe. Bivuze ngo ubu nyine ico dusaba abantu ndakangurira abanyamurenge urubyiruko rw'abanyamurenge muri Kenya kuba umuntu umwe bongere bishire hamwe bazaze bitorera ubuyobozi kandi sibereka ihaguruke ibibafashemo kuko niwe mubyeyi. Kuko nitabikora bakageraho babikora zizaba inzego zibiri ariko nihaguruka ikabikora ruzaba ari urwego ruje kuyunganira. Rero izarura rwandiko for me nta gaciro karwo ndo kubera ko mu bantu bari babanje kwiyempoza
nurureba njyewe nagerageje kurwitegereza mu biyempoje mbere hari harimo Gavana Muhire, hari harimo Fidele, harimo Endro, harimo murumuna we, harimo Rushimisha, harimo Murekatete na Alice. Ubu nyine nabonye Sultan nta rurimo, Gavana nta rurimo, hari n'abandi bahungu b'abajanama batarurimo. Bisobanuye ngo abasigaye bafite imyumvire yabo, ariko nabakangurira kuza bagakorana n'abandi kuko turi ubwoko, tugomba kugira umurongo umwe, twese tugakorera hamwe. Dusoza urakoze cyane. Dusoza ubu ngubu mu baserukiye n'ubundi abantu ba komisiyo, hari n'abandi wenda muri mu murongo umwe n'abandi mutari mu murongo umwe. Amatora rero muri process yo gutegura andi matora azaba ryari, wavuye press conference, harakurikiraho iki rero uyu munsi? Nasoza tugana ku musozo, mu by'ukuri n'abazadukurikirana dukoze ibiganiro bwije, murabona ko amashusho yahindutse, ariko kuri icyo kintu waruvuze hagiye gukurikiraho iki n'icya kindi n'ubundi nahereyeho. Twakomeje gukora follow up kuri Siberika ndetse na komisiyo. Hari ijambo nsa n'utarashimishijwe naryo muri bimwe byenda byagiye bivugwa n'abayobozi bamwe, aho bavuga mu by'ukuri ahubwo twe twagize amahirwe tubona amatora arapfuye. Ni bwa bwo mugenzi wanjye yavuze ko babonaga ko urubyiruko ruje ari inkonije gukubita Siberika. Ngicyo nsorezaho n'ubundi navuga ngo Siberika nitwe ba Siberika. Icya kabiri, urubyiruko nirwo mbaraga y'ubwoko, nitwe bayobozi bejo hazoza, nitwebwe dufite icyerekezo cy'ubwoko aho buri kugana. Ntabwo tuvuze ko ubuyobozi bwacu tubwirengagije, kandi turabushigikiye kandi turabakunda, ndetse turi n'abayoboke beza. Ariko nkababwira nibatinyuke, nibareke ubwoba, bashigikire urubyiruko rwiyubake, kubera ko nimba badahagurutse bashigikira urubyiruko biri mu nshingano zabo. Urubyiruko ibi byose uri kumva ngo hasohotse inzandiko byagenze gute, nge navuga ko bafite faiblesse. Nge nkavuga mu by'ukuri dusoza, sinavuga ngo kiyo gukurikiraho niki. Hari ubusabe bwandikiwe Siberika na komisiyo, n'ubundi reka tubabwira bareke gukomeza gutinza ibintu, hato na hato usanga byenda ibintu bishobora kwikora mu buryo bitari bikwiye, kandi abayobozi iyo baje batanga umurongo muzima n'ihumure, ndetse n'ibikorwa byose biri gutegurwa bakabitunganya mu murongo mwiza. Amatora ibyayishe n'ibindi ntibikongere, kuko bazavuga ngo ibuye wasitayeho ntabwo uzongera kuri sitaraho. Nge numva rwose aricyo nasaba abayobozi ndetse n'urubyiruko. Havuga rwose reka natange recommandation ku rubyiruko, ubutaha babe active, habe no mu buyobozi bw'uturere zaba za Siberika n'ibiki, tuza tugiramo uruhare mu gutora abayobozi bashobora gushigikira gahunda z'urubyiruko. Urubyiruko dufite byinshi tugomba gukora, dufite iterambere, dukeneye byinshi tugomba guhuriza hamwe. Hari ibibazo byinshi dufite nk'uko abambere bagiye babivuga, haba na hano dufite imfubyi, ababyeyi baguye ku rugamba, dufite abapfakazi, dufite byinshi ijana ryanjye n'iryawe tugomba gukora. Ariko nimba ubuyobozi butari kubikora, urubyiruko rukavuga dufite imbaraga, dufite ubushobozi, nimureke twiyubake turebe uburyo twakwihuriza hamwe, ibyo bintu bikajya ku murongo. Nasaba urubyiruko rero rwose muhaguruke, tube active kandi dusengere ku mugozi umwe, tunarwanyirize kure ibishobora gutuma hatabaho kuvuga rumwe. Murakoze cyane, reka tubashimire muri rusange mu izina ry'ibitangazamakuru byose mwabonye ikiganiro. Turabashimiye cyane kubera umuco wabaye mukeya muri ihangana cyane niyo masaha. Mukomeze mugire ibihe byiza.